Karemera arashimira Budensi hari intambwe yateje na Rame mu myigire ye. Hagati aho Nyisi yakomerejwe n'urunana. Uko ndeba nabisenye nategereje kubyuka nk'igikoma ujye ku kazi ndaheba none nyikuzaniye mu cyumba. Nta bikoma nshaka mama. Kahuri none urabijye ku kazi rero umutwe urandya cyane. Ubashoboye kuvugana na Semana se ngo umubwire nibura abaretse kohereza uwo mukobwa? Uretse ko nanamubuze kuri telefone ariko biragayitse kwiburiza umwana kuza mu biruhuko mama. Reka si ukumubuza kuza yabaretse mbese akazamwohereza mu cyumweru cya nyuma akaza aje kurya ubunani. Numero mfite ntabwo iriho mama. Yego mana ukomeze umushake rero umubwire uti umwana uretse kumwohereza nzaza ko mwitwarira dusangira umwaka mushya. Ariko se ubundi urumva tuzabihisha kugeza ryari koko mama? Allo Chris. Allo waramutse neza Agi waramutse tesuri hati Ndaho Chris. Agi ko numva mwijwe utameze neza waje hano ku kigo nderabuzima tukagusuzuma sha. No mutwe ndya ariko ndiyumva nta birenze dearest. I'm okay. Ko yashawuti ndari ndwara Agi waza hano tukagusuzuma twasanga tutabishoboye nka kujyana ku bitaro ariko tukamenya ikibazo ufite. Wasanga ari umunaniro rega Chris wihangayika. Umva Nyisidi ndeke guhangayika kandi umukunzi wanjye atameze neza maze biraza gutuma nanjye ndwara. Oya sha nturware. Ugomba kwivuza neza rero kugira ngo nanjye ntarwara. Uyu munsi ngiye kuryama nduhuke buri bwire menye niba ari uburwayi cyangwa se niba ari umunaniro Chris. Uko bishaka mukunzi ryama uruhuke nanjye ndaza kugerageza nshaka kanya nze kukunyuraho ndebe ukumerewe. Nukuri sinkubeshya rwose umenye ufite ubufindo ukoresha mu kazi kawe Budensi. Kubera icyo uvuga ko nkoresha ubufindo ariko Kareme ngewe buriya rwose amanota ya Narame yarantangaje cyane kandi wagize neza kuzana gashya mu gufasha abana babaswa kuzamuka. Abana sabaswa Kareme si uko bimeze rwose. Mwishura abana bose ntibafatira rimwe ibyo bigerega. Hari abafata ku kanya mwarimu akibyigisha, hari abasaba kubisubirirwamo, hakaba n'abafite intege nke bakenera umwanya wihariye wo kubibasubiriramo. Ariko se ubundi nta mugani ko twavugaga ko Narama ari umuswa sinabonye mumufasha bigakunda. Nuko rero yari afite intege nke ariko kubera kwitabira gahunda nzamara ubushobozi mu myigire intege ze zarazamutse yewe tuzanakomeza kugeza igihe abashije gutsinda neza ku kigero cyagenwe. Nibyo ngushimira rwose. Iyo gahunda nzamura ubushobozi ukoresha abana wandi barimo bayikoreshaga. Gahunda nzamura ubushobozi mu myigire sinjye uyikoresha njyenyine Kareme. Sinanjye wayizanye burya. Nabandi barimo se barayikoresha rero cyane rwose. Gahunda nzamura ubushobozi bw'umunyeshuri yashyizweho na Minisiteri y'Uburezi mu rwego rwo gufasha abana bafite intege nke kugira ngo nabo babashe gutsinda neza amasomo bigishwa cyane cyane Ikinyarwanda, Icyongereza n'imibare. Burya se niko bimeze Kareme. Cyane cyane imyaka 3 ibanza, uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu, kugira ngo abanyeshuri bacu bajye mu kindi cyiciro bafite umusingi ukomeye. Ariko rero ni nabyo none se umwana avuye mu mwaka wa gatatu atazi ibihekane mu wa kane yazabigenza ati? Nawe urabyumva ko byaba ari ikibazo. Gusoma no kubara ni umusingi w'imyigire y'umunyeshuri. Niyo mpamvu hashyizweho iyo gahunda nzamura ubushobozi mu myigire kugira ngo n'ufite intege nke nawe afashwe. Gusa nk'uko nabikubwiye birasaba ubufatanye kuko mwarimu wenyine ntiyabyishoboza. Birumvikana. Ahubwo mbwira ibindi bintu umuntu yakora kugira ngo umwana abe umuhanga. Ntuzi ko nanjye nabyaye se? Ndagira ngo nyine mbitangire hakiri kare. Erega ubwo mukanyura nambwira ngo nkuhagire. Ntabyo nkubwira rwose. Icyo ngusaba ni ukumfasha. Nubwo iyo myenda ubona ishaje ariko nkazayijyana imeshe. Muri make wananiwe kuyimesa ugifite imbaraga nukura y'intega ngo nzayikomesere. Uravuze ngo ngewe naguteze imyenda Pasika kabiri kangahe wowe umesera? Nawe rwose jya wubaha umugabo wawe. Tekereza ahahingutse umwe muri bagenzi banjye agasanga mpenye mu ngutiya zawe rero ibitengere kareka n'imyenda y'umwana ngo ndamesa. Ayo yose urayavugishwa nuko nakoroheye Pasika. Uracyanyurira ngo naguteze imyenda. Iyo ugura isabune simba narayimeshe ngifite imbaraga. Ariko se mukobwa jana witongana. Nuko bidashoboka. Nginda yimuka umwana uri maze aryame muri iyo yawe wumva ukomerewe. Niyo mpamvu nyirata huryo. Ego bigize intambara nkaho ari ngiye Imana yakugize umugore. Uvuze ngo iki Pasika? Yemwe.
mugabanye urusaku ndabibasabye rwose. kandi mukobwa jana amahane Ubwo ya koko nta soni mufite zo gutanga n'umugore utwite Pasika? Kubona mukobwa jana nta mbaraga afite kuko ubwo murapfa iki? muvugire kutamuzi se mukecuru. amvugira iki byose si wowe. Ese iyo mbwira uti mugore mwiza ahindukira wamara kunterenda ukumva ko ugomba kwigaramira nkagorwa njyenyine wumva. ariko se nawe tuza wa mubyeyi we kuko ubundi mupfuye iki? Reba uko rero wagira ngo ni ifuka ivumbutse mu mwobo. Uruha mukobwa ja wita uko umugabo wawe utyo ni ukuri. Habaye iki gitumye murakara bigeze aho ngaho? Hari igihe umuntu agukora mu bwonko ukumva wamutuka gusa nta kindi. Kukomana rata mukecuru ubu ndeba sinshobora kunama. Ikintu cyaje kimfatira ha mu mugongo niba ari igifumbi niba ari iki ubu byanyobeye ndanatera intambwe nkumva simva hondi. Reka nta fumbi nibihe urimo mukobwa ja nk'umubyeyi mugenzi wawe ndakumva cyane rwose. Erega igihe kirageze. None ndabwira Pascal ntifasha turiya twenda utunshishirize mu mazi dore simbashije akanzanaho iby'inka yarembye. Kandi nubwo ubona ameze nka Pascal nge nakwiyahuraho nkaguhondagura. Umva mbese amahane ye kuki se ushaka kunsebya mu bandi bagabo? Ubu hagize umbona nkufurira. Ariko nawe Pascal rwose abandi ni abandi. None se wamugana ubwo ngubwo uko natabibashije urugero ngo bigende bite? Umwana twite se uwawe koko? Ku buryo murutisha amagambo y'abantu? Ubwo se uramushubije cyangwa ukanuye amaso gusa boshye imbeba yafashwe muri Rwagakoco. Nawe ariko urajya wubaha umugabo wawe wa mugore we. Ibintu byo kuvugira hejuru umutuka ntago ari byo byatuma gufasha. Pasika karame mukecuru gerageza kumva umugore wawe nawe. Dore araye ari bubyare afite intege nkeya. Hari imirimo imwe n'imwe atabashije n'ukuri kumufasha nge ndumva nta gisebo kirimo. ese ugira ngo njye sinabyumvise neza Budensiya? Rwose nabyumvise ku mwaka wa mbere uwa kabiri n'uwa gatatu ari umusingi w'imyigire y'umwana. Nubwo wabyumvise ariko wibuke ko Narame Kingston nanje babana na Nyirabazungu Kareme. Ndabizi rwose. Nkuko nakubwiye ko bisaba ubufatanye ugomba no kudufasha kumvisha Nyirabazungu akamaro ko gufasha bari abana mu myigire yabo. Yego. Ubabona tumva neza impamvu agomba kubaha umwanya wo gusubiramo amasomo cyangwa gukora umukoro wo mu rugo. Nukongera kugerageza kumusobanurira. Ndabyumva kandi mama nawe ndamwumva. Erega arisaziye. Kuko ashaje rero ubu ni wowe ugomba guhagarara mu nshingano ze. Umwana yakenera ibikoresho by'ishuri ukamufasha kubimubonera. Buriya ariko ntugira ngo mama yabura amafaranga yo kugurira bari abana ibikoresho Budensiya. Ndakwereka aho ijwi ryawe rikenewe ko ari ukumuba hafi ugahora ubimwibutsa no kureba mu makaye y'abana si we wabikorerega. Uwo mwanya ntawe yabona pe. Wowe rero jya ushaka urebe ko Narame n'abandi bana bandika ibyo bize mu makaye yabo ubabaze ko twabahaye umukoro ubafashe munagere ku ishuri murebe ko bahagera. Narame wenda bize rwose akunda kwiga ntiyabura kugera ku ishuri. Uwongirira impungenge ni Kingston. Kwiga kwe n'ugusunika. Ugerageza unyarukire mu rugo iwanyu ni mugoroba urebe ko abana bakoresha umugoroba wabo unabasabire mukecuru kubaha akanya ko gusubira mu masomo. Ngira ngo biroroshye. Gusigiro nari n'imirimo ya nimugoroba wenyine nzi ko afite n'uruhinja. Gusa nzajya ngerageza rwose kuko iyo niga wenda ubu ngubu mbanyoboye n'uyu murenge wacu. Umurenge gusa se n'akarere cyangwa intara. Kandi kwiga si ukugira ngo umuntu azabe umuyobozi gusa ushobora no kuba umucuruzi ukomeye cyangwa injiniya nka Babushombe. Ese uritegereza iki aho hejuru busho? Yewe ndabona hari ahantu hatagororotse neza Stefa. Uramenye ukaba udashaka kumbwira ko nsubire hejuru iriya busho. Namanutse rwose n'amasaha yo gutaha yageze. Ariko rero tugomba kwagorora rwose neza Stefa. Umuntu yaratwizeye aduha akazi rwose tugomba kwamutunganyiriza neza rwose. Inzu igasa neza pe. Ebya tubereka twipangira uko tuzatangira umwaka mushya. Ugira ngo ubundi hari iminsi isigayira. Umwaka mushya byo rwose ndabona iminsi yagiye. Niyo mpamvu nyine ngira ngo dutegure ijoro ry'abagabo kuri 30 ribwegene. Tuzajya ahantu tumwe turye tubyine.
ariko rero ngize n'impungenge. Impungenge zikize kandi busho. None se tuzarangiza umwaka turi mu kabari rwose tumwa turya tutagaguza amafaranga, hanyuma amashuri natangira ubwo ngubwo rwose abana urumva tuzavuga iki? Tuzababwira iki? Bushombazanye rwose. Ubwo si byo by'amashuri bihuriye he no kunezerwa ku mwaka mushya? None ubu birengagije ko muri uko kwezi abana baba bari busubire kwiga, bakeneye ibikoresho by'ishuri n'amafaranga dusabwa kugira ngo bige neza. None nsabajye mu kabari rero turye tunywe tubyine, nihashira agahe gatoya abana ntibabitubaza ngo nta mafaranga ari kugura ibikoresho by'ishuri. Ugira urumva byaba ari byo? Tuzaryoshya yewe ibindi sakindi zabibyara ikindi. Sha ibyo uvuga ndabishyikirega, ariko kandi si uko nkora. Nuko uzanywera yasagutse kuyo gukemura ibibazo by'ishuri by'abana rwose banjye. Ntabwo najya mu kabari ngo ngoma amafaranga ajya nywere nibageje ko abana bazasubira ku ishuri. Ahubwo rero nukubwira abandi bagabo iby'iryo joro nyine ry'abagabo. Abandi bemesha batanazi kugira ngo nabo ntibazabure. Oya webabwira ibyo bya kibazo. Webabwire rwose. Ubwo se buriya ntitwatumira na Pascalira ko nabonye aryoshye inzoga busho. Uko bishaka rwose Stefa. Nzemeza neza ko nzaboneka maze kubiganiraho na Kankwanzi jewe. Busho. Urashaka kumbwira ko uzaboneka mu mugoroba w'abagabo ari uko umugore akwemereye? Mbese muri make ubwa byanze ntiwaboneka. Ese urahengereza icyanye? Ko mama ari aho hafi Shyaka. Hari icyo ushaka ko aguhereza se ngo njye kukigushakira? Oya, nuko hari ibyo nshaka ko tuganiraho atabyumva Shyaka. Ugira ngo se hari indwara ndwaye Shyaka? Nturwaye nye? N'ukuntu Chris irohangayitse ngo urarembye. Ngo kandi wanze no kwivuza. Mu by'ukuri ntacyo ndwaye Shyaka. Nakumenya ari uguhangayika. Umutima urandya, umutwe ukandya. Uzi ko ubwo ushobora kwica umuntu agapfa Shyaka? Kuvuga ko utarwaye se ahubwo kandi urembyanye. Ibyo uvuga ni ibikigo numva biterekeranye. Ibyo mvuga ndabizi neza Shyaka. Ubwoba nibwo bwandembesheje gutya. N'igise cyaguteye ubwoba bigeze aho ngaho mwana wa mama? Shyaka, ubwoba nabutewe no guhisha Chris ukuri. Ijoro ryose naraye nkanuye nicuza impamvu ntabwiye Chris ko mfite umukobwa w'inkumi. Urabizi ko nari nshyigikiye kubimubwira mbere yo gukundana nawe nye, hanyuma mama akakumvisha ko atari ngombwa guhita ubivuga. Mama yaranshutse Shyaka. Yaranshutse none Lopez agiye kuza Nyarurembo, undi mwana bimenya atari nanjye ubimwibwiriye nicyo kimpangayikishije. Ubwo aramwagize ngo murimo kuvuga ntabumva. Ese ubwo watwumvirizaga koko mama? Niko muko. Ubwo uravuga ngo ninjye wagushutse koko nkaho wanshimiye n'ukuntu nakugiriye neza. Kirisi uriye ugukunda nk'inkimwe, ubwo yari kumenya ko wabyaye maze akaba kigukunze. None se ko watumye mukingurira umutima wanjye nkamukunda, akaba azamenya ko namuhisha ukuri koko akazanyanga mama, anzijije ko ntamubwije ukuri. Iyo mubwiza ukuri hakiri kare rwose akankunda cyangwa akanarorera. Agnes ari mukuri mama. Anye. Karame. Rwose niba wumva kubwiza ukuri Chris ari byo byaho umutima wa mahoro. Bikure pe. Umusaza we nagushuke bwemere nakazi kawe muko. Agnes niwe wenyine ugomba kwifatira icyemezo mama. Use niba Lopez agiye kuza inangaha, wibwira ko azarara kabiri bitaramenyekana. Ubu se wigeze ubona umuntu utwikinza agahisha umwotsi mama? Anye. Niba ufite n'ubwoba mu burenganzira mbikuvugire. Wowe se Shyaka? Ngewe rwose nshake Chris mubwire ko ufite Lopez. Namubwira uko byagenze uko byose ndabizi. Aricyo ntazi se? Ariko mwasaza. Ubu uzabisha kugera ryari? Ubu burenganzira se Agnes arabutanga? Wubonera ihuriza azaryikuramo ate? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha.